Kabona igihugu kirashobora nta n'igihumbi gifite. Ubundi ibonye amafaranga. Kandi gaya muri 2018 dusa. Aza kwisiga amamesa. Proje ya mbere yakorewe Dubai kandi mu mihanda batsinda. Ubwo niko bwadutunze. Inkangu ziraguka mu busampane. Umupampa ufite ibicwa bya bitahane. Come on. Inkangu zirakacitse. Gari ibyo nibyo uri kwigira gusa igihe ndi gito bigashira amafegi babo gatangira tayara ababyeyi bakarira nayo ibyo byo kubimanza ukawo umutunzi ukagura ibibanza Yes, of course, your boy Benofio Captain nyirubwite nkuko bisanzwe ni kuri Vibes TV. Vibes TV ni ya televiziyo ibazanira ibyamamare bitandukanye even muri cinema cyangwa se yaba no mu bahanzi baririmba imiziki ndetse n'abandi bantu b'ibyamamare celebrity tora tubazana buri munsi. Today turi kumwe n'abantu kabisa ngira ngo murabazi muri comedies turi kumwe n'uwo bitanga Runa Kanji. Ngaru bimeze bite? Shani fresh broski vips. Ni fresh. Shampo mubona hano kuri Vibes hahiye ndaka. Umunyamakuru agomba kugura kantu. Ubu ni umuyago pundati. Reka genda. Yagwaragiye ahitaza Benofio ahitaza. Uko mufitanye ibanga. Yawe tukamaze kwikibuga umuhungu wanje wanze yerekana. Aho uraje wayacanye ndaka. Ni ukuvuga ngo mbese yago nyine yabaye dusigiye ikibuga turavuga ati se why not ibintu ukabikora natwe twabishobora. Wakoraga imiziki yagatayikora. None se ko nabonye ari harimo umufungo mu gihe azahita agaruka. Azahita agaruka. Yes. Ndati barumvikanye baragurana. Twe twarumvikanye tubavuga ati reka mbe nkukavaringa. Rega buriya n'ubundi mu ngabo haba hagomba kugira umuntu ujya imbere undi akamujya inyuma akamukavaringa. None Kanji se bimeze bite? Sha nanjye ni fresh gake ndashima Imana n'abantu bake. N'abantu bake ubwo arimo bande nizere ko ndimo. Urimo n'abantu wa mutume byonyine ugomba kuburira. Rero ngira ngo murabazi bano bahungu bakora ibintu bita comedy cyangwa se cyo bita acting comedy. Arya buri acting na stand up bitandukanira he? Acting nyine akenshi baba bateguye babanditse stand up nabwo baba wabyanditse ku byubivuga live iyo ukoto yubukoto baba bari kukureba uri kubwira abagenerwa bikorwa uri kubwira muri kumwe guri ako acting yo babona byasohotse urakoto ugatubwira cameraman ngo kate muzaga kari igikara wenda nashaka kuzamugira inzobe bakabona yabaye inzobe bakajya muri inzobe ubu twazahura umuntu akanshaka kangura akambona ari concept cyangwa bacanye toroye ariko hari abantu baboneka ari kwari ikintu kibaye nk'umuntu ufite amatwi manini ubanza kurunguruka ku matwi kugira ngo cyo kwita inkoni ku ruhande wakumva aratatse ngo ngangara ari mubahe ngarari mubahe muri abo ngarari muri abo ngabo nyine b'amatwi ucana itoroshi Garo kumubona byo ni ibintu bizwi no gucana itoroshi yaba kumanywa yaba nijoro rose zira boro sumu yapanya ariyo zita kwite zira boro zo kwitukuza amani zo kwitukuza mukorogoze mukorogoma nazo zanga gukora amani mukorogo uyu munsi yavuye muri gafite gahunda yo kwiyahura birumvikana reka je mukorogo ntabwo yayitiranya na sumu yapanya mane sumu yapanya uri irakora byatangiye kuko iyo ibintu byo mwisi byagucanze tukiyahuza kara kaboro takagufasha rusoro rugerayo nagukodesha sumu yapanya yakoraga kera ako bahishimwe urayinywa kakurisha mu nda kakurya mu nda ubundi ukagenda ukananuka ubundi ukongera ukaba mu kandi Benofio ntabwo yabatari yahura kuko niyahuye mu miziki bikanga kiyahura he bikanga abura yarayiyahuye ahubwo urumva yari yahuye rimwe mu muraniyahure yahuye mu miziki no mwiyahuze ashinga ama studio akora studio bitangiye kuza ahubwo nayisha kuyakaraje kumara imyaka itatu ukora ndandimbo wakoze ufite views 9 ahubwo bitangiye kuza uyu hariyo nabonye birebeye muri studio bafitemo account enye yamaze amezi Benofio ni wa ebiti no bitawiri eshatu yakara ninge wayishyizeho yoya nayo maze kuyireba nyine nsubi inyuma nsanga ifitenye mu mezi 8 ase abantu akozwa umuntu w'umuhinde nabonye umuntu abarasafarinze bad hari umuntu w'umuhinde nabonye ufite views 7 mu myaka 7 nayibaye kandi biri seriye maze ubwo mutwe ko nta nabanagira baba family byibura biroroshye ahubwo ugasanga izo views 7
mu myaka yazigize ari kwigisha abantu mu buryo ahita ugira miliyoni mu minsi 2 ibaze mani ako barabacama bari ibishize umuntu nabwiye ngo umuntu nabwiye ngo kwigisha abantu kuntu urumva ngo uburyo ubira gusaba creating content we yayicreatinze akazigira ibyo ari kukubwira nawe ntiyabikoze ariko koshya amakuru kuri smart guys smart guys ni umuriro hari gushyaho none nk'ibisanzwe ariko se kambabwiza ukuri nk'ubu ngubu weho na kanji ubona kuri smart guys muramutse mugize gutya ntimube mwakoranye bigenda gute kuko twakoranye mwenda mwakoze video ariko bikaba ngombwa ko mutari buhuriremo abarimo ikibazo gikomeye cyane tukiba kirimo ndimo atarimo nyine abarimo igihanga nawe akiyo turi kumwe noneho anduga kuri kanji skit ibintu biri kuhabera byo aho ngaho babanza bakore ku kantu aho hantu baje rosasa aho ndashaka cyane kuri kanji skit mumbabarira birabitutsi n'ubundi mwamufite mu mutwe kigiye kubanga amasegonda 30 basi tukana izi saha wati nibageyo bareba ibintu biri kuhabera nibageyo barabibona twe dutukana mu ijoro naho habona abantu bose hasi ubundi kuri umunyamakuru ugenda amajoro nk'igisambo n'igihugu nese giye ko mbamenye ko mutuye inanga ahita mvuga tereka mbinjire twebwe amakuru tugomba kuyatanga ahubwo ikintu yaba mu mvura cyangwa no mu ahubwo ikintu gitangaje wanjijishije bano bazajya ko nyiri sengera imwe ko nkunda kuyihorana n'ubundi niyo warabo ariko n'ubundi wenda no kuri kuryana oya buretse ngaru reka mbaze ikintu kimwe ngiye kuva nabona nyagisu akirana umwenda umwe kuva nabona umuntu bitabamenye akirana umupira umwe kandi nawuhindurije na kanji akunda gukina no sengeri ahubwo wambwangiza Imana nagufasha kubera iki mukundi iyo tekinike nyine abo bose bakoresha umwenda umwe nge ndo guhindura nanjye n'amahanga mukoresha umwe bamenya narebye ndasanga mvuga ati umuntu ugira abantu ubukene nanjye n'abantu bamenye bagize umukene kandi ari bose bamenya afite amafaranga mwana bamenya afite amafaranga ahubwo kuira idazanumira n'ukuri kw'Imana bazi iminsi nakandi umuceri agiragiza barya ari Imana ntago mbyibuka nzamenya buri munsi mwe ko nzarambonye umuntu ntumira ibyayo nese bamenya cyaro umuyisilamu genzi gembona no wajya no mutubari nese abasilamu babyemeye cyazo wasanga ari umusiramu mu idini ariko mukafi ari igikagiye gucunga bagenzi b'abayisilamu wasanga sifuri kiza bamwindi cyararangiye mwana ifirimbi yabaye wasanga sifuri kiza nese ni iki mumara gituma abantu bakoresha umwenda umwe agakora hafi imyaka 2 umwenda ufata neza wanacika akawudodesha biterwa na content man wasanga gusa nkabamenya nyine birumvikana ni content bamenya no umukozi urumva ashobora guhindura yabipanze ariko uriya guhindura imyenda mu kanya babonye ugiye aha muri season akenshi ariko muri iyi minsi basigaye bakora ama series umuntu agahindura uko ashaka rega n'amafaranga nayo hari amafaranga se yaburiye n'abahuguze ukuntu batwika uretse cyo cy'amafaranga yuko nayahari bagikekere wenda ku bandi ariko wamenya batayimushyira mu nkange cyo koze babigaragara ntayo faranga ntayo agasengera akajyana gusenga oya ngiye byatangiye ni mu misa ejo bundi twagiye uretse se bubanze uburetse ngiye ejo njya gufata umwanzi wo kwambara isengeri gusa nayo mfite imyenda avuga ati ni nyambaramo ejo nzawambara njya ahantu bavuga ati dore nguyu wa muntu afite irangamuntu nayo arira nayo noneho uzisengeri bayibonye badabona Repubulika y'u Rwanda ndabona Repubulika y'u Rwanda hari hejuru karabaye noneho bahuje noneho ngewe ndagati ntabwo nzakinisha imyenda yanjye batazayibona biza kurangira rimwe na rimwe bagiye bambwa ngo wambare neza kandi mfite umwenda umwe nawo mba nkushyizemo ubu njya ahantu bahita bavuga ati dore nguyu ugiye vuga ngo ntago ari iyi myenda se ngo sinayibona urabona ngera kandi turabana turambarana akagiye kuba yaje najya hano umuntu kandi mo vipisi yari cyakabanduruka karawaye noneho wambaye umwenda wa kanji ngo niyo mpamvu muri iyi minsi romaje kubona ahantu nigeze kubona karimbo kanyu kandi mwana gakoranye mwabahungu mwe niba muri impanga niba muturuka muri quartier imwe nabyo tubaza kubimenya jewe ko nabonye mukubita indirimbo nayo nkabona musajije abantu ibya zira ndirimbo byo mwaje kubizamo gutintu by'imiziki natwe twayikoze bikanga byagenze gute kugira ngo muyizemo twebwe twabonye hari content batari kuzana turavuga ati bano bahunga twakubita ikintu urumva bigacanga bose rabora cyangwa wabonye uyizi wo nta nunyizi uko nubundi usanga imeze nka comedy uko nubundi mubona ibya system yamyo guterana amagambo ntabwo ireba kurangiza udasetse ntabwo bishoboka nse bishoboka hari izindi zikira ibintu bamwarabyize gute kugira ngo muzane creativity ngira mu muziki uko muri comedy twatekereje kuzana creative yacu urabizi irahari ibintu byose cyo kandi hari igihe ureba ukavuga ati rero mu muziki natwe hari akantu twazana nyine tugakomeza bimeze gutya n'ibintu dukora ubutumwa ntitubutangira ahantu hamwe gusa tubutangira mu muziki nka mbere tukiza arabona ati aba nabanyagiso ko rero yaje mbere yacu nk'ubu hari abantu rero gatwa aba nabakanji n'abakomedi style abantu aba kubera ko style yacu nyine yanduje abantu
kandi koko ni mwe mwahise comedy style twari comedy style comedy style hari gushya Garuna kanji hari gushya Smart Nation hari gushya asha hose ahantu hose n'abandi bose bafite gahunda tubaha ama video bazamura amacano yabo mbese ubu ni ukuvuga ngo mwe mushobora gukora umuntu video akabishyura mukamuzamura YouTube channel yamara kuboostinga akabakoresha cyangwa se akabari bitewe n'amafaranga ari gutanga kongana ariko nanone reka mbanze mvuga iki kintu bagiye ngo nshaka kwima ibiraka hari umuntu ugwikira ko kagira ngo agwaye n'icyo gushyiraho views nge views ndazikora zikora nkandi akabari kuzigucunga ngo kuko twakoze ngo hagiye he 5 bose ujyanzishyiraho ngenda zishyiraho njye mbwira ngo kora ikintu cyiza nawe ushakira promotion nanjye nishakira babona hari bita kurusha bajye banabishyura amafaranga promotion nuko ushaka kugenda kumupiningira niba ashaka izo views naza akazibona ko ni ibintu bibaho tuvuge akodesha njyewe yampaye amafaranga runaka uje gukina ndaje ndakina arakwaka promotion yiki naza yishyure nawe nyikora nayo yikore ibintu bye bya successful man niko biba bashaka ngo gukoreshe ibintu nimbabazi ngo birahita byikora ngo none azonda ruwampamagaye ngo ngaro ngwe ngurihe nda yari ahantu bategesha 2,000 munye ngo ndagukoma 10 nguze ukore nanjye mpita musubirizamo ngo ndanitegera kandi byo urumva yahakana se ngo yego ngo ati nze nge ntege kwitegera nangurira ahubwo ahubwo wari kujyayo ugateka ukagaruka n'amaguru nese nanamubaza nese nanarwagurisha ngo igwibwe 10 amafaranga wayakorera wowe ariko n'izina mufite ryo kureba uri hoya no pani byo ukabona avuze ibyo yabana kubashya uri munitegeremo mu 7,000 nge nese namaze munye mfate 7 intege 10 nze nkorere 3 cyanye nimugoro wanitaye ngo ubwo se twakora video zinga ngo burase ngo 8 ntizaba ari izo none ugahita yibaza ati mani utekereza uzi ko kugira ngo umunyarwanda kumve arebe ikintu cyawe byibura niyo yabuma avuga ati kintu ni cyiza bro waraye wicaye urumva washatse kuzara ibintu bitandukanye n'ibya kanaka basi mugani biriya bintu bibafata igihe kingana iki biriya bibora musubiranamo kuko ngiye mani niyo aburi talented kajana ndakeka na nyagiso mbona ko ndamwana wa comedy ari umuntu urebwa cyane ariko nawe ushobora kumukubitira script kabwa mu gitondo duhure kuri set ati suri umukinyi ndi umukinyi fata script ukini ntabwo rero yapfa kubikira impamvu y'imandi kamubwiye irastire ni yacu nyine niko banyiri kuzana ikiboro sha musa kugira nyine undi muntu araza hari abandi bapeti nyamana bashaka kubizamo ariko nkabona wapi urabimukoresha usanga wenda yagera ariko mani kamubwira buri sibyo wenda mani si umuraperi Jay Polly umuraperi so abantu tubona baje nka mbere buriya ako saru bose baraza bakarapa ariko bari niyo uje umwigana nyine mani umuntu abafite inajiziwe mani abafite ukuntu yatangiye abo bose abona bagomba kwigana ibiboro byacu arundi urabona se byibura uvuga ati birimo neza nka oya igiye no kureba usanga na video zanyu ubu nezo ziterendinga kurusha bira biboro kuko ngiye n'abantu benshi njya kubamenya nagiye mbamenyera ku bantu bina bagiye bapostinga ni Kigali ugasanga umuntu igara gupostinze ukavuga ati guta umuntu w'ikibungo cyangwa shamukoresha tekinike yo kuzohereza kugatara oya zimaze guca mu bundi bajye bareba aho zaziye cyane ako ntubwire urumva nyine bundi umuntu wakoze ikintu hano bayagikoze undi ugikoze ni umufana wa magana bari gukora niyo mpamvu twebwe twaje twakora comedy kavuga bari n'abanyagiso nyine ubwo tu wazanye ubu ntekereza ko nta muntu waza kwitenga abanyagiso ntabwo byashoboka ntabwo kuko style ntabwo ziba ari izi ese murateganya iki mu bintu byo collaboration n'abari abahungu ko n'ubundi mwageze inakane kwa mwe murabataka murateganya iki kugira ngo mutanye mugaragare muri video nkuko tubibona je mbona basigaye bakora ibintu by'ama collaboration mwe murabiteganya iki izaba buriya collaboration buriya rero biterwa no kumvikanye n'umuntu cyangwa mwahuje iyo muhuye mukaganira niduhuza tuzabikora hari igihe ngo muhuriye ahantu ngo tuzimuzanaho ureka muhite mubwira ngo ibi nibihoya nawe abagukeneye byanga byakunda aribetse ko nawe ndi umukeneye ko nawe bagukeneye ngo umukeneye iyo frame ariko nawe hari character ukeneye mu mani yawe asfemu mani ndetse sinyamo nira smart guys mani twika bya danje nawe ababibona mani oya ako barakubwira sibyo nk'uyu ngo afite skills ziziwe nanjye mfite izanjye sibyo ariko natangiye kubona kandi batangiye kutubona kanje natangiye kubona ko yatangiye kubikora kuko sinzi video niyo zikora amakiramani bibaho rimwe na rimwe ugenda ukajya gufasha abandi ariko aguhamagara ubwo ati ngwino mfashe cyo ko nawe ushaka cyo ko nawe kwazabahamagara bakaza bakadufasha kuri Garuna kandi none bwa mbere tuganira ko ugeze kumbwira hari boro numva gushaka kumbwira ibijya kumera ngo nibasagatwa niba ari biki ko nabonye film yasohotse yaba Regis cyangwa so mwita Fande
ko nabonye yakinnye boro z'ubundi z'abatwa sinzi ukuntu babyita abasanga gutaka sinzi ukuntu oya ukambwira man uzi ko hari igihe njye rero ntabwo twari tugikorana nakoze boro n'uyu arayikora na kapiteni arayikora twari kuzwe turi bane na nyakusi arayikoze icyo gihe ntabwo twari duhuriye zasohokeye umunsi umwe gutyo haba hari n'itandukaniro rito cyane ariko uri umuntu nkanjye n'uyu gukora poste za ariko iyo projet yari ihari none ubwo niba batanze kuyishyira hanze ubwo mukikoze nkanjye n'uyu iyo turi gukorana we na nyine poste ziba zisa kenshi ahubwo tutari gukorana n'ubundi njye nawe ntabwo dutandukana wapi none nyine ikibazo njye mu kazi nawe turaproduce dutandukanye ariko nyine ikibazo mfite kiriya projet bayikoze kandi iriya projet ntabwo yacu bayikoze nyine bavumbuye kenda gusa n'akacu ariko yacu turacyayifite bro none ntabwo mufite ubwako ko bazavuga ati na peti baradushishuye nta kazi kabo ntabwo mukora ibisa ntabwo mukora ibisa turabura tuganira biraho ntabwo twaganira kuri projet yo gukora uriya afite imitekerereze y'ifite yawe arega baba babizi nose we yanditse umundi kariso ukayikuraho none se mu Rwanda indirimbo zitwa ndagukunda si nyinshi ariko nanone ariko tujye tuvuga ibintu mwana reba nk'ubwo wenda babazana icyo bita zacu TV sinzi namuyizi ejo n'ejo mushobora kumva wenda boss wanyu cyangwa se namwe ubwanyu mukoze projet ukavuga ati twebwe izagica kuri zacu ariko already bari abahungu baramutse bajyanye iyo ndirimbo bagasanga nako comedy tuvuga kuri comedy natwe ndirimbo bagasanga content zijya gusa ntekereza ko nari amahirwe byakubuza yo kuvuga ati zacu TV ntabwo bifate content ebyiri zijya gusa mwebwe murabivuga iki nguko ngiye kuko mbizi mwambwiye igitekerezo mbere ariko then umushinga mwebwe sinzi ahantu ugeze kirenze nkawe ni wowe twagane ko tuzako turi inshuti bwatari bo tugutegura ujye ko ufasha ko tugukeneye uzadufasha babwiye ati bimeze gutya na gutya sibyo abariya irabira bakoze igisagere ndabireba nkabona wana kabiri kwijana yibi nyina tekereza mbese content ni izina icyo bari izina icyo babatwaye bari izina kandi ntago bararyumvisha bivuga we ni kwa gutekereza bitekereza ikagwa ahantu tu nawe ubazi ko hari office iri kwisukuntu zingana I love you na za Valentine harimo ni ya pirate nayo irahari no pirate yose njyewe ngo fuck motherfucker motherfucker boro isoye mere wakabara uwo ni kanyoni motherfucker sitafada angofaka na antifaka none mugomba guteganyiriza iki projet murayikomeza cyangwa bimeze gute projet ubundi hagiye gutyo somo projet zose ntizihari zone mutubwira ikintu muteganyirije nk'abanyarwanda mwese akunda comedy kuri smart guys ngaruna kanji niho hambere ubundi smart guys muri bisanzwe basanzwe barabiziho niyo mpamvu ngaruna kandi cyane kuko smart guys basanzwe barabizi ubwo kuri ngaruna kandi barabizi n'abafana bayo barahari none bajye baturemere tubanze natwe tugire abo se babona ntashonje ariko ni yanye nagirisenge ariko none wa mugani muri iki gihe tugeze mu isi yo gukora cyane ni bamwe muri gukora cyane hose bagomba kujyaho bakagira gute inzobe nagisutya nagisa gutya nyine inzobe yanjye ubundi ibonye amafaranga kandi gaya muri 2018 dusa aza kwisiga amamesa yarayisize ari hatiriza oya mamesa nisize ariko nuko wavanzemo amavuta yawe none se ngewe imesa ko naryisize ndi umwana wowe ari amamesa rero nizaniye washyize ibintu washyizemo ndabizi none yabanza amesa y'amagande barabita abavunji tambwe babonye tambwe barabita abavunji n'agace nanyuzemo yiruka se sha acema yirukanga gakona afite icyuma nisigara mu ntoki barakibonye se buriya ahubwo ntabwo bayibonye agiye kubisukira ngaro ntibagire ngo karuna ganji ari kuri skit muzita ngaruna kandi skit yambaye ingofero ngira ngo ni wa musaza wo muri quartier ari umusaza wajya batuma guhaha ngo genda utuzanire inzoga ngo hariya hirya ngo kwidepo aba yambaye ingofero kuri nabonye nguvase ngira nzo ngira umuseri gura ngahe ngura 10,000 unyihere icyuma nisigara aho ngaho nyine bagiye kugura icyuma iyi n'umunyashuri muri kaminuza ari kubivuga Minerval nazo Bruce yaje inzoga 60 mari ntabwo ibyo byavamo baba 70 ingahe none ko muteka kuduha video mbo video mani twari tumaze iminsi uyu mutipa rutubore arimo nyine kwa famille
nanjye kandi ari byo nari kandi uyu yabuze nyine umwe ntago nako ko ningaruna kandi nyine nakaguru nakaboko biba bigomba guhura na tu wenda nyine twarakoze video nyinshi wenda umwe yanakora ariko ari ubigitangira kubona video ya mbere sindimo cyangwa ntarimo ariko none hari abafana bo muraryamisha kandi mwebwe twe ntago twita ngo mwabuze kuko mwebwe namutwibwiye ngo harano niho bibera ariko abanyarwanda rimwe bayo banabyumva mani kwa dufite boro baziduteganye ubuzima busanzwe ari gengewe nkanjye banifite nk'inzara umunyarwanda w'umunyarwanda leta nibonera ikiyede njya yose sha nageze mu nzira abantu bakanseka se nkahita mbireka umuntu wa mbere aguseka ukavuga ati niyemeje inzara irandiye uwo kabiri akaguseka ugeze imbere ndiyemeje nta gucika uhita utakujya kuryama uwa gatatu wisanga mu buriri abona nk'ubu dukodesha mu gipangu ngene n'uyu turabana turi babiri sibyo nk'ubwo rero igihe undi cyo kurota nk'ikiyede yajya kugikubita tuvuga ati hano ndo umusani baranzi ahubwo umuntu muri ese amugane mubona gute kugira femu nta biceri ni bibi cyane bibi nose ugasanga nkuko kuko mitutu twiba tuvuga ngo dusungura twika cyokoresheje byakunuka nabundi nakuvuga kandi yavuze karambaja yaravuze uzi umuntu kugusaba foto ushonje wowe ngo fata autographe wowe izariko ahubwo njye hari nk'umuntu uri kunganiza nkabona afite amafaranga umva nambwa ati se bro wamaye bitanu kandi tayakwima ako ndi wayamusaba ako ntayo wamusaba kandi njye mbizi ko uwo munsi mu rugo noneho nta kujya njye ubundi buze guhamagara mu mujama ngati mane hari umuntu mubamuze nyuma Gerenga rudari ibisonye buriya bamubwiye ati woherereje rero ubutumwa bayakiriye wati man cyangwa ni umukobwa ari kumubaza uko bijoza bimeze undi gufasha muri Vionation kuri coding mani gucungana n'amasaha kujya ataza kuducika ngati ko mwaje muje kumva byahereye ungu wasanga arusanga kuri coding afrobeat zanga byahindutse injaruwa cyangwa igisirimu kizuru yapfa kubyikora ari njyewe bwa mbere ndi coding indirimbo kuntu yagendaga njye nayo mfite speed nk'iyinuzi ariko none muvuze ku ndirimbo ndagira ngo mubwire abanyarwanda kujyanye n'indirimbo munabwiye kuri kanji na ngaru ubundi duclosing ikiganiro tujye gufasha umuntu koko okay dufite indirimbo nyinshi cyane muririmbe oya uri urumva project reka twakire ubundi batangiye ikiganiro ngo reka twakire ngo umuhanzi ngaru ngo abanze ngabibwire urumva project ya mbere yakorewe Dubai kandi mu mihanda batsinda abahanzi baratuyesha iyo ni ya mbere se za mbere barazisize za mbere barayimuha kana kwima ndirimbo 15 nasibye reka kire yazumvira muri gatugakse nasaze ari nimbo urumva uvuga ati shaka kuba nka Medi cyane akarikodi muri ya Medi akajya nabyina utugureke ntabwo ukuntu wajya muri studio ukora indirimbo utari kubyina nayo izaza ibyinitse bisaba recording nawe uri kubyina nawe uzaba uri kubyina kubyina kuri ariko Medi rigeze kuba namubwira umuntu ngo niba ruhara ngo naririmba akajya aririmba na microphone ngashanga izaza ibyinitse ni turuse twakinaga reka genda reka genda na karindwi ariko mwana akoze kera mwana hirinze kera muri Serayi nagize ngo ni muri Serayi Serayi ni nkuba y'uruhara wayize Serayi nayo narayize muri video y'indirimbo muri video y'indirimbo mu ndirimbo yo gusohoka bamudukutire ko iyo muziki twumve ibyo abanyarwanda bategereje twumve uko bimeze ubusuro yibuka ngaro niyo munyamuziki dufite wibuka indirimbo ngiye ko yabintu atari ibya oye nibuka ni inkoni irondo narikoze irondo narikoze imyaka nyinshi kubera kutabona sensa z'umutekano akakivuga jya kwirondo wowe jya kwirondo yes reka natubwira abadukurikiye kabisa ko twe turi kumwe na Kanji na Ngaru bano n'abakomediye bakomeye cyane niba ushaka kumva imiziki yabo genda ushaka ahantu handitse Ngaru official Ngaru music official zabona indirimbo za Ngaru Makanji reka nusacinga Ngaru aratahaza na comedy ni konti hose tujyaho uhita ukora nda subscribe share kandi ukaba no kunzogera kugira ngo ibikorwa byabo uzajye ubibona jya kuri smart guys wahatwike washumike hashyi ureba abahungu ngo baragusetsa imbavu biri kuhabera man kandi niba banafite n'impano Ngaru babakobwa beza bakwandikira kuri Instagram yawe bakubona kwandikira ubundi amugeza filimi zanyu nawe uzajyamo abakobwa kutijyo wembe tumeze gute yo nkundi singo mata dumufia mere reka genda no musingo mada madasim madafaka yani ibintu bigendana ngo ndi singo mada munange banyita madafaka
ari ahantu umuntu agiye mu basilamu banyita Hasani undi nawe banyita Hakimu undi nawe banyita Hasano we bakwita nde nanjye banyita Haduyi ikofi yari yariye rya kare tiwe komanya uko yiko Haduyi ati gute twaduye iyo baceze ha kandi ugire amagambo y'abantu ngo ikiganiro sijya twawe twagisoje twamye tuvuga ngo reka tugisoze tugikoroze asa tusoreje freestyle kabisa bumva muvuga n'imbuga nkoranyambaga kugira ngo abantu koko abareba ikiganiro nabo bose babaye wa mbere akaba arampamagaye bubanza ba following iki kiganiro nabo kiri live wa muntu onaho tubanza ba freestyle n'indi muzango dukore oya banzo oya bategeze freestyle banzo babwana bagomba gusanga ibintu byawe indirimbo no bwa mbere indirimbo ziri kubera kuri Ngaru official nyuma hashaka kuziyongeraho n'ibindi zira bibaye ngombwa umuntu amaze gukira umuntu amaze buno zetayindo atandi tukirapona witwaga yago foriri cyangwa se n'abasare bo mu mujyi amazina batandukanye umusore wo mu mujyi ukumva ukamva ngaririmba ari muri orchestre nyine ngo intwarane ngo refi ngo yiki ugumba muri orchestre intwarane iriko ndayitwaye ko gati k'umuntu Juvenal mwate anajya ku introduction hagomba kugendana nayitwaye gato zizukuntu bijyamo ndayitwaye ko gati k'umuntu mwate nayitwaye ko gati k'umuntu mwate izina kuyaje muri fitness yagenda irangiza umwuka waheze agahita nabireka kigenda basi kuzaja gutaramira abantu mu kabari basinze mu kati gace umwuka warushize hanjye nabi social media rero tujya kuri social media ni Ngaru official nk'ibisanzwe kuri Instagram ni Ngaru official aho we kandi nerwa Ngaru official kanji Chris ngo tubwiye ngo amazi ka Chris menya hari akubura ntibura na Chris Brown hari ubona mu cyaro nzi umuntu wabonye ari inzobe akajya mubeshya ngo mani ngo witwa Chris musana ikivugo pe ukabona igihugu kirashobora nta n'igihumbi gifite atwikaga nkiri mu cyaro ko nasanga ndi mu bantu b'inzobe nje Kigali sanga sha bose ni inzobe bamwe bo baritukuje twajya kuri freestyle ari freestyle udera woze cyangwa inzobe waduhere kuri freestyle nayo kuya freestyle inkangu ziraguka mu busampane umupampa ufite ibicwa bya bitahane come on inkangu zira kacitse inkangu undi harukono n'undi ubwo nibwo bwadutunze sinzi ibintu byo gushaka ni comedy kandi kacitse inkangu ziraguka mu busampane umupampa ufite ibicwa bya bitahane wibet pro ampaga kikinje mpivune ninje kinge kuri trip n'impuzu abaheta zinje ndabatayahuzu ninje oki ndabyudukungu n'amashori ninje captain abonye mujoro sinzi imipango wapanze iki gitera kandi cyawe ubu ndaruhutse umukina wo ndawutarutse icyaro ndakatiye tayari ubu mugi ndawinjiye tajya tinu kwataka inoti imituku ngatunga ngahiga ifaranga abambona bikabacanga finali nkabingaga burya bashini cyo kibaranga satigita nkuwasaze ibinaniye oxantose ngeze mu kirombe kejeri wabo winote nzatigite ni time tagutuza nta n'igikoroti cyo guta niba tuzi uyu mwaka ndi muri batatu nje na piriketi ushaka ngo tukomeze gari ibyo nibyo uri kwigira gusa igihe ni gito bigashira amafegi babo gatangira tayara ababyeyi bakarira nayo ibyo byo kubimanza ukawo umutunzi ukagura ibibanza ntabyo uzabona akazi uhembwa ucembe genda urembe mu butondo n'urwembe napfa bamukubaze ku murenge Kigali nawe uyipangira imishinga ni myinshi ukihagera uko iminsi ishira biratunanira w'inshindagiryo n'ishyari baramibwiye iby'ikigali ngo urubyiruko mwibera amafuri icyo byanyu burije mube mutuje kuko umushinaje nahidaga gucemba nagahinduka ikiremba ngomba gukora kibuka ibyo gukotora sanga musora usize imipango wapanze sinzi wapanze dore cyo zarara hanze ntuzavuge ko ari uwakwanze fo nyungwe muhobera igiti kibatera guhinduka ingati twebwe twimwirira pate na patni ko mwasase gusa mama yarabivuze nta kutagize gusa inoti warazibuze
ubu se muragana he abakuvukaho bazaba he nabwo ariko sha mwabishyizemo comedy cyane ko indirimbo ntabwo waba uyibuka mani utayireka ariko hari indi ngajo harya ya sound track bari bwumve vuba ejo sound mfatira mwana sound track bazayumva vuba muri kuri ngaruna kanje harya narimbye gutera ariko we inzoga zabaye nyinshi n'amatabi byarivanze ahubwo uyu musatsi witegereje neza uyu wariyo yo bavuga ngo kirajyahe n'ibikote ujya nuzuze konte kandi one kandi two kandi 4+ wimbaza mumu as you know yendi super nzapfira no yenyirimo na ngaho baraje babana banje bazana imange bamena imanga reke mbatange manze ngo mange byanga bizanzaza n'imange kumva yanjye inkangu ziraguka mu busampane umupampa ufite ibicwa by'abitahane Justin Pro ampaga kinje nkivune ninje kinke kuri trip n'impuzu abaheta zibona batayahuzu ninje oci ndabyudukungu n'amashori zagiye ziba nyinshi imirongo nyinshi mitondo handitse comedy umva ubu kibazo uzona handitse comedy cyo kuri ngaruna kandi nimugoroba Christmas yeje ngaruna kandi smart guys indirimbo nibyo byakwibanja kuko ndibiko cyane aya mwe muri murampfa ariko akurimo mushaka bishyiramo comedy ngira ngo ramwabyumviye bana bahunguka besa ibintu byabo bagenda bashyiramo na comedies kubera ko n'aba comedy nyine niyo mpamvu abwanga ugenda urebe ko izo mbuga nkoranyambaga zabo uba following umenye ibintu bakora ni ibiki ukunde comedy ukunde imiziki yabo bajya bashyiramo comedy nyinshi ariko nkiga ko nyine kugira ikiganiro kiryohe so reka rero mbashimira mwabanye natwe mukore subscribe share na comment yari Vibes TV nk'ibisanzwe abastani buri munsi everyday ngemwe muri kumwe n'ubwite ciao Zebra switch kuri kamera reka nawe ngo kine shapeti